Imisezero y'abami n'abagabekazi ya Rutare na Nyansenge. Mu buzima bw'umuntu aravuka, agakura, agasaza, igihe kikagera agatabaruka akava kuri isi yacu. Ibyo ni ibya buri wese ntawe wabihungira. Kera hambere iyo umuntu yapfaga baramupfunyapfunyaga, haba mu nkanda ku muntu mukuru, ikirago, mu mpuzu cyangwa ikindi kintu, maze bakajugunya mu gihuru, nuko ibirura na za bihehe zigaseka. Niyo mpamvu bacaga umugani ngo agahuru gakomeye kiyima umupfu. Ariko ibyo byari ibya rubanda, naho ku bami n'abagabekazi bacu ho byari ibindi. Mu byo abantu bakunda kuganira by'amateka y'abami n'abagabekazi bacu, usanga akenshi bivugira gusa ibyo abo bakurambere bacu bakoze bakiriho bakiri ku ngoma, ibintu bitaraba ibindi ngo batange ingoma. Iby'amaherezo y'ubuzima bwabo usanga tudakunda kubitindaho. Inzira y'ikirogoto ariyo nzira y'ubwiru igena ubwiru n'imihango y'imitabazwe y'abami n'abagabekazi bacu, itwereka ko ahantu hatabajwe abami bacu habaga ari ahantu hadasanzwe. Habaga ari ahantu hadasanzwe, hubashywe ndetse hubashywe cyane, kandi hakwiye gukomeza kubahwa. Ibanga dufitanye n'iki kigabiro ni amateka. Amateka ntabwo dushobora gutuma hari n'umuntu ugihungabanya nk'uko mubibona, n'ubwo iyi myaka igikikije, ariko ntawacyakora, haba mu mizi, haba no kugitema uko biboneye. Twubaha amateka y'igihugu cyacu. Twebwe tuzi ko ari inshingano kubaha amateka y'igihugu. Urabona nkamwe ntabwo twari tubazi muje muyabaririza, hari n'abandi bajya baza ku rundi ruhande, ariko dukeneye ko natwe n'abana tuzabyara nabo tuzasiga nabo bazasigara bamenya amateka y'igihugu cyacu. Bapfurikwaga mu bihuru nka rubanda rundi. Abami n'abagabekazi bacu ntibapfa ahubwo baratanga, kandi ntibahambwa ahubwo baratabazwa. Inzira y'ikirogoto igena imihango idasanzwe kandi ihanitse cyane y'imitabazwe yabo, ikagena imisezero yihariye ya buri mwami bijyanye n'izina ry'ubwami yahawe n'abiru, bigatuma aho batabajwe ariho ku misezero hakomeza kwitwa ibwami, hakaba imitwe y'abiru ihahora ikahakorera imihango y'ubwiru ibihe byose. Abiru b'abatsobe b'inzira y'ikirogoto bakasimburana mu bisekuru byabo, ndetse hakaba n'imitwe y'ingabo yihariye ishinzwe kurinda imisezero y'abami n'abagabekazi. Dufite imisezero y'abami bacu n'abagabekazi babo, kandi yose turayizi mu buryo budashidikanywaho. Abami bacu tuzi imisezero yabo yose n'aho iherereye, ngaho za Nyaruntu, Mwima ya Nyanza, Kigeme y'Abapfundu, ibyo ku bwami. umva n'abana barabizi. Remera y'Abaforongo na Kibwami ndetse na Butangampundu ho mu Buriza, Murenga na Sayo mu Rukiga, za Gaseke ya Rutobwe na za Mayebe Gitanga na Mayebe Nyakabungo n'ahandi henshi. Aho hose turahazi, uretse wenda bake muri bo ku mpamvu zidasanzwe kandi zizwi neza. Muri iyo misezero inyuranye dufitemo urwunge rw'imisezero y'abami n'abagabekazi ya Rutare na Nyansenge mu Buganza bwa ruguru. Hakaba hari imisezero y'abami 6 n'abagabekazi 3, yose hamwe ikaba imisezero igera ku 9. Rutare na Nyansenge haruhukiye abami n'abagabekazi bacu bagera ku 9, niho haruhukiye abami n'abagabekazi bacu benshi kurusha ku yindi misezero, ari nayo mpamvu ariyo misezero dutsimburiyeho, ariko n'iyindi yose tuzayikubwira. Navuze ko ku misezero y'abami n'abagabekazi habaga imitwe y'abiru n'imitwe y'ingabo. Umusaza Muyombano ni uwo mu bisekuru by'abiru b'abatsobe bari bashinzwe inzira y'ikirogoto, naho umutware bikura muki wigeze kuba sushefu waho i Rutare, nawe ni uwo mu bisekuru by'abiru b'abatsobe bari bashinzwe imisezero ya Rutare na Nyansenge. Abasaza baho baramuzi kandi baramwibuka. Tugenda bikura muki twaraga baramutonganyije ngo yatanze ahantu habana. Noneho ati nimunsubize mutwara bari baramunyaze. Ati noneho mpabake mbahahana. Amwe mu masegisiyo yo mu mutwe w'ingabo w'ibisumizi niyo yari ashinzwe kurinda imisezero ya Rutare na Nyansenge, kimwe n'umutwe w'ingabo w'abaruhije. Niyo mpamvu abasaza baho bakivuga ngo ibisumizi by'i Rutare. Iyo ni Rutare na Nyansenge. Njye navuga nti birababaje, ndetse birababaje cyane kubona dufite ahantu habitse umurage ukomeye w'amateka nk'ariya, nyamara hakaba hameze uko hari ubu ngubu. Hari umurage ukwiye no kurenga imbibi z'u Rwanda, ukaba wajya no mu murage w'isi, uramutse witayeho bikwiye, ugahabwa agaciro kawo kurusha uko biri ubu ngubu. Ni igicumbi gikomeye cyane cy'umurage w'amateka, ni ikirombe cya zahabu kibereye mu Ruhehe, mu Bicumucumu no mu Nyabarasanya, ni ikigega cya peteroli idatunganijwe. Izatunganywa ryari? Izatunganywa nande? Jyewe umuganda wanjye kugeza amagingo aya
ni uyu nguyu kukumenyesha icyo kirezi twambaye ntitumenye ko kera, ariko umunyarwanda yaravuze ngo buhoro buhoro yagejeje umupfu ku iriba. Rutare na Nyansenge. Rutare mvuga ni mu murenge wa Rutare, akarere ka Gicumbi. Ku muntu ugiyeyo uturutse mu mujyi wa Kigali ukoresheje umuhanda mukuru Kigali Gicumbi, ukatira ahitwa ku Cyamutara, ngo bivuga ku cyambu cya Mutara. Uwo ni Mutara Semugeshi Muyenzi, umwami wa rubanda. Hanyuma ugatambika Nyagatoma yose, ugahengukira i Nyansenge, ukarasuka mu nkoto za Rurembo na Kayenzi ka Rutare, ugakomeza Rambura, Munanira na Kigabiro uciye mu bukomane bwa Kayenzi, ugakomeza werekeza muri centre ya Rutare. Ariko se ubundi izina ryaho rya Rutare ryaje riti? Musaza Kanamugire wo mu mpinga ya Rurembo yarabinsobanuriye, ambwira ko izina Rutare ryaturutse ku birundo by'amabuye birunze muri kariya gataba ko ku misezero ya Rurembo. Kera ndetse ngo habagamo n'amazi, kandi ibyo twagiye tubibona mu mpinga z'imisozi myinshi ifite umurage w'amateka, cyane cyane imisozi twagiye dusangaho imirwa y'abami cyangwa imisezero y'abami n'abagabekazi. Amazi yaturukagamo kugeza asaga mu kinyejana cya 13 mu kibariro cy'ingoma ya Cyilima Rugwe, hari ahantu i Rutare habarizwaga mu ntara y'Ubuganza bwa ruguru, hakaba mu ngoma y'Indorwa y'Abashambo, kugeza ubwo higaruriwe burundu ku ngoma ya Cyilima Rujugira amaze gutsinda umwami waho Gahaya wa kabiri Muzora, abifashijwemo cyane cyane n'umuhungu we Ndabarasa n'ingabo yari ayoboye zirimo umutwe w'Ababito, Intarindwa, Igicikiza, Imanga n'Abatanguha. By'umwihariko kompanyi yo mu Babito Bandabarasa yitwaga Urukatsa yatwarwaga n'umuhungu we witwaga Semugaza, intwari kitagarurwa, intwari yo mu Rukatsa. Mu gihe cy'ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi kera hambere, dore ko ubwami bwabo aribwo bwari bukolonije u Rwanda igihe kinini, nyamara rwaritwaga Indagizo, maze rugakubirwa mu gatebo k'icyitwa Congo Belge Rwanda Urundi, cyane cyane uhereye mu gihe cy'ubwami bwa Albert wa mbere wasimbuye Leopold wa kabiri, ugakomereza ku bwami bwa Leopold wa gatatu wategekerwaga n'igikomangoma Charles witiriwe ibitaro by'i Bujumbura byitwa Hôpital Prince Regent, ubwo ni Prince Regent Charles, ndetse ugakomereza ku bwami bwa Baudouin n'abamisiyoneri babo nka Musenyeri Leopold Classe na Laurent de Primoze n'abandi bafashaga ba administrateri babo, uhereye kuri guverineri na vice guverineri. Bahinduye inyito n'imibereho y'imitegekere y'u Rwanda n'intara zarwo, cyane cyane uhereye mu gihe cya Resida Georges Mortehan na Musenyeri Leopold Classe, kugera mu gihe cya ba vice guverineri Charles Voisin, ba Jean Paul Harwa na Colonel Guy Logiste n'abandi bene wabo. Akaba aribwo twagize za teritwari zigabanyijemo za sheferi na za susheferi, maze hari Rutare bisanga muri teritwari ya Kigali, akaba muri sheferi ya Buganza no yatwarwaga na Chef Ildefonsi Nyamucenshera wa Kazinashuro ka Nyabami w'umwene Gatambira agatura Muhura. Mu gihe cy'amakomine muri Repubulika ya Leta ya Habyarimana, Rutare yari muri komine ya Rutare nyine, akaba muri prefecture ya Byumba, naho ubu nyine ni mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare. Kuki rero tukuzaniye Rutare na Nyansenge? Rutare Nyansenge si ahantu hasanzwe, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera koko. Hari umudugudu wa Munanira na Munini yo mu kagari ka Kigabiro, aho niho habaga umusezero w'umwami Kigeli Rwabugiri inkotanyi cyane, akabinkataza kurekera Rugombangogo intwari yabyirukiye gutsinda, ndetse n'umugore we w'inkundwakazi Kanjogera Njongi mwene Rukaka Mwega, ariwe Rwakagara Rwagaga. Kanjogera akaba nyina wa Musinga, umwami Yuhi Musinga. Mu gitabo cya Francis Van Noten yanditse mu Gifaransa cyitwa Le Tombe du Roi Cyilima Rujugira et de la Reine Mère Nyirayuhi Kanjogera, ku rupapuro rwa 15 ndasemura mu Kinyarwanda ibyo yavuze. Yagize ati: imva ya Kanjogera irahitwa Munanira ya Munini muri Rutare, mu murima utagihingwa kuva mu 1962, iruhande rw'umugabo we Kigeli Rwabugiri washyinguwe mu 1895 nk'uko ubwiru bwabiteganyaga. Akomeza avuga nyine ko nyuma y'itanga rye, ubwo ni itanga rya Nyirayuhi Kanjogera mu 1933, umugogo we wajyanywe i Rutare asanga umugabo we, ndetse ngo amarimbi yabo, ni ukuvuga imisezero yabo mu mvugo iboneye, yari yarazengurukijwe akayira kayihuriza hamwe, uburyo yasaga naho iri mu rugo rumwe ikoze ikinyabumwe. Ariko Van Noten yongeraho ko mu 1936 ubwo bakoraga uriya muhanda wahanyujijwe uturuka i Kigali unyura muri centre ya Rutare ukomeza ujya mu mujyi wa Byumba, bawunyujije hagati y'imisezero yabo, maze imva ya Kanjogera yisanga ibumoso bw'umuhanda, naho iya Kigeli Rwabugiri yisanga iburyo bw'umuhanda, nk'uko nawe ubibona kuri ariya mafoto, maze baba batandukanyije. Byari uburyo bwo gutesha agaciro uwo murage n'ireme ryawo,
icyari ikinyabumwe kikaba kibaye ibintu bibiri bitagifite agaciro kabyo ndetse bitanafite aho bihuriye ku muntu utabizi neza. Umwami Kigeli Rwabugiri n'umugore we Kanjogera bakimara gutabaruka bahise bajyanwa gutabazwa, kuvuga guhambwa ku misezero ya Rutare na Nyansenge nk'uko ubwiru bw'inzira y'ikirogoto bwabiteganyaga. Ibyo ntibishidikanywaho. Umuhanga akaba n'umwanditsi Padiri Muzungu Bernardini mu gitabo cye cyitwa Les Traces Matérielles de l'Histoire du Rwanda yanditse mu 2007, ndibusemure mu Kinyarwanda kuko nawe yacyanditse mu Gifaransa, ku rupapuro rwa 15 nawe yagize ati: muri Nzeri y'umwaka w'1895 Kigeli Rwabugiri yapfiriye mu bwato bwe bwari bumuvanye ku kirwa cy'Ibinja, aho ni kwijwi, bumugaruye i Nyamasheke. Rubanda bakavuga ko ashobora kuba yararozwe n'abashi bo kwijwi. Hanyuma Padiri Muzungu akemeza ko umugogo we wahise uzanwa gutabazwa i Rutare ahitwa Imunanira munsi ya Munini kwa Ndabarasa nk'uko ubwiru bwabiteganyaga. Ibyo byose rero hamwe n'ibindi bihamya binyuranye ndetse n'ubuhamya bwa rubanda rwaho byerekana neza rwose ko Kigeli Rwabugiri n'umugore we Nyirahirwa Kanjogera batabajwe i Rutare mu buryo budashidikanywaho. Professor Ivan Noten w'Umubirigi n'abo bafatanyije bacukuye umugogo wa Nyirahirwa Kanjogera bawukoreraho ubushakashatsi. Muri cya gitabo cye navuze, muri make akomeza agira ati: tukimara gucukura muri santimetero 20 twahise tubona imva ndetse n'ibisigara by'umusingi w'inzu y'umusezero. Ati twabonye n'ibisigazwa by'urutara umugogo wa Kanjogera waryamishijweho mbere yo guhambwa. Ati inzu y'umusezero yari yarasenyutse yararangiye, hasigaye gusa umuvumu wo ku musezero ndetse tubona n'umubiri wa Kanjogera ariko warangijwe n'imizi y'uwo muvumu. Ati umubiri wa Kanjogera wari uryamiye urubavu rw'iburyo, umutwe ureba mu majyaruguru kandi uraritse werekeye inyuma, amaguru ahinnye gakeya kandi yarebaga iburengerazuba nk'uko ubibona kuri iyo foto yo muri icyo gitabo. Nyamara ubundi wagombaga kuba ureba iburasirazuba ubundi nk'uko bisanzwe, uko ubwiru bwo gutabaza abami n'abagabekazi bwabiteganyaga bwagenaga n'aho umugogo w'umugabekazi cyangwa w'umwami wagomba kuba werekeye. Dore nuko nguko umugogo wa Nyirahirwa Kanjogera wari umeze mu iriba rye, ukuvuga mu mva ye, kuko ntibavuga imva y'umwami cyangwa y'umugabekazi, bavuga iriba. Ndetse na wa muvumu uragaragaramo muri iyo foto. Urareba rwose ko umutwe uraritse koko, amaguru arahinnye, n'ibindi byose Van Noten avuga biragaragara neza byose. Ku rupapuro rwa 16 kandi Van Noten yerekana uko plan y'umusezero yose yari iteye, ndetse akavuga n'ibikoresho n'utuntu twe yakundaga basanze mu iriba rya Kanjogera yahambanywe nabyo nk'uko byagendaga. Kuba Kigeli Rwabugiri na Nyirahirwa Kanjogera baratabajwe mu gataba ka Munanira na Munini muri Rutare Nyansenge, ibyo ntibishidikanywaho rwose. Aho ngaho rero niho habaga imisezero yabo. Mvuze ngo niho habaga imisezero yabo, bivuga ko imibiri yabo itagihari nubwo udusigisigi tw'iyo misezero tugihari. None se bahavuye bate? Bahavanywe nande? Ubu bari hehe? Kanjogera na Rwabugiri ko batakiri Rutare na Nyansenge, ubu bari hehe? Navuze kandi ko ku misezero y'abami, ubwo nuvuga ku marimbi y'abami, hakomezaga kwitwa ibwami. Nayo mpamvu ahangaha navuze ko ari mu kagari ka Kigabiro, hitwa nyine mu kagari ka Kigabiro kuko ibwami haba ibigabiro. Icyo ni ikindi kimenyetso muri byinshi bihamya ibyo nkubwira. Uyu muhanda ubaha ni muri Kigabiro. Uyu muhanda hepfo gato. Hepfo y'umuhanda. Aho Nyirahirwa hari. Ni muri Munanira. Ibivumu byarahoze kuri iyo misezero. Ibindi byari byinshi bishamikiye aho. ngo no umusezero wamuteye iki? Wamuteye iki? Byarashenywe ariko udusigisigi turacyahari. Usibye kandi n'ibyo bimenyetso by'amazina n'ibisigaratongo, na benshi mu banditsi n'abasizi barabivuze, kandi uko babivuze niko nanjye nabisanze, kuko nahasuye nkazenguruka kugira ngo ngutegurire iyi mbarankuru. Umusizi w'ikirangirire Sekarama Kampumba nawe hari igisigo yabivuzemo. Mu ijwi ry'umucukumbuzi n'umusesenguzi Kanyandekwe Jean Pierre, umva uko Sekarama yavuze ibya Rwabugiri i Rutare. Ahandi dusanga ko Rwabugiri yatabajwe Rutare na Nyansenge ni mu gisigo cya Sekarama Kampumba yise intege z'ubusaza za Sekarama, aho kigira kiti: nabuze n'uw'inshuti wanshorera, tugende umuseke ukeye, ngo ntereze inzira ya Rutare, ngo sangeyo Rwabugiri wahoze ntunze,
maze rero se tugeze mu bitwa bya Munanira ngo nimpinguka mbaze bwangu turacyakora iki se Nyarusaza ko watinze kunsangira ndaho singitarama ku manywa na nijoro ryaje abonaho zengira riragataba. None se uretse ibyo by'imikarago y'ibisigo by'abasizi n'ibyanditswe n'abanditsi banyuranye ndetse n'ibimenyetso mpamo n'ibisigaratongo biduhamiriza ayo mateka, haba hari n'ubuhamya bw'ababibonye, abantu bakiriho babonye umugogo wa Kanjogera n'uwakigera Rwabugiri imbonankubone, bakaba bafite ubuhamya bukomeza kuduhamiriza no kutwereka mu buryo budashidikanywaho imisezero nyirizina, ndavuga amarimbi ndetse n'iriba, ari byo nyine imva z'ababi n'abagabekazi bya Kigeli Rwabugiri na Nyirayo Kanjogera. Mbere na mbere igitabo cya Francis Van Noten n'ubundi kirabiduhamiriza rwose, kuko ari we mwihanduza cumu wakoze amahano yo gucukura imigogo ya Nyirayo Kanjogera na Kigeli Rwabugiri. Kuba yarayicukuye rero kandi akayibona nuko yari hari nyine. Kurikira ubuhamya n'ibimenyetso mpamo by'imisezero ya Kigeli Rwabugiri na Nyirayo Kanjogera ya Rutare Nyansenge mu Buganza bwa Ruguru. Bamwe mu bakambwe bakuze baho bamufashaga, ndavuga bafashije Prof Francis Van Noten kumenya aho iriba, no kuvuga imva rya Kigeli Rwabugiri n'irya Nyirayo Kanjogera iri, ndetse no kumutaburura barabiduhamiriza rwose. Bakabamo umusaza Rinari Yohani Batista na bagenzi be. Umusaza Rinari byose arabyibuka neza rwose, byabaye ahari we na bagenzi be bafashije Francis Van Noten gucukura Kanjogera na Rwabugiri. Arabanza kutubwira ibya Kigeli Rwabugiri. Uko uyu muhanda uzamutse bikase aha ni muri Nyakavu turi aha kwa Rwabugiri. Akagari ko njye nakakigabiro. Akagari ni Kigabiro. Uyu muhanda uba aha ni muri Kigabiro. Uyu muhanda hepfo gato. Hepfo y'umuhanda aho Nyirayo ihari ni muri Munanira. Hano rero twerekeje hano kugira ngo turebe undi musezero utubwira amateka ya hano. Ubwo nagira ngo uhite ukomereza utubwira amateka y'umusezero wa hano, ninde uhatabaje, yahatabajwe ryari, muri make amateka arambuye aho icyo haziho. Murakoze. Aha rero nyine namenye ubwenge, hari Ikigabiro cy'uwitwa umwami witwaga Rwabugiri, ndetse ni nawe bavugagaho amateka atangaje, bavuga ko ari we baguye u Rwanda. Rwabugiri rwa Rwogera, aho naberetse kwa Rwogera, Rwogera rwa Gahindiro komereza aho ngaho rwose tugeza. Hanyuma rero uko yatabajwe hano nuko namenye ubwenge bavuga ko yatabaje aha ngaha ariho yatabarijwe. Noneho Abiru niho bamushyize. Abiru icyo gihe bambwiraga ko ngo Abiru ko babigenzaga n'ibyabiru nyine bamushyize aha ngaha. Noneho umugabo tuje kuhacukura haje umuzungu, uwo muzungu izina rye ntabwo ntikizi. Ese muza kucukura uwo muzungu mwafatanyije gucukura kuko kutubwiye mwari kumwe, niwo wa wundi n'ubundi mwafatanyije gucukura irambura kwa Rwogera n'Ikayenzi kandi barasa, niwo nguwo. Ese muri rusange mwabikoze nko mu gihe kingana iki? Byafashe ukwezi, byafashe icyumweru, mwabikoze umunsi umwe? Byafashe byari mu kwezi kumwe. Mwabikoze mu kwezi mu kwezi kumwe birarangiye. Ubwo bacukuraga aha ngaha twaheretswe n'umugabo witwa Kagina Kabaziki, ariwo bashyize mu rugo, Nyirayihi bashyize mu rugo rwe. Yubatse ahandi ariko ni muriho, ni hepfo hariya nyine, ni hariya aba bana bibubatse. Hanyuma noneho icyo gihe mucukura mwebwe n'uwo muzungu wigeze kubidukomoreza n'ubundi ku yindi misezero twavuyeho, imigogo yabo mwarayibonye cyangwa mwayibonye? Umuzungu yari akambitse hano. Umuzungu yazaga ndetse ihema rya hariya ku imbere. Noneho ubwo tujya gushaka Kagina, araza bari we utwereka hano. Murahabona neza? Turahabona, muracukura? Tuhabonye neza, atwerekanyaho ntiyaturiye. Turacukura tumuvanamo. Mwabanje kwa Rwabugiri cyangwa kwa Kanjogera? Twabanje mwabanje hano kwa Rwabugiri. Amagufa ye barayoza neza, barayafotora. Bayashyira mu ki? Bayerekeye aho cyangwa bayashyize mu kintu? Twayashubije. Mwamaze kumwoza neza, amaze kumubona murongera musubizamo? Umuzungu yafotoye yarangiye. Hari n'ibindi bintu mwasanzemo?
aho yaratabaje nta bindi bintu mwiriba ry'umwami ubundi imva y'umwami bayita ahubwo ibintu nabonye byagaragaye biva mu harimo iriba agasuka yego harimo isuka sinzi uko bazita z'imberuka n'intuza n'akandi kantu k'umuhoro mwabisanze kwa Kanjogera hepfo ari kwa Kanjogera k'umuhoro hanyuma Kanjogera nawe mumugeraho muvuye hano ubwo mbere ko mugera kwa Kanjogera umuzungu yafotoye umugogo wa Rwabugiri ararangiza awusubiza mu iriba cyangwa nawo bawushubije uyu hano mwawushubije mubona kujya hariya hepfo mubona kujya kwa Kanjogera nawo barawoza neza barawushushanya barawufotora bawusubizamo nta mu bintu bakuyeho bakura ibyo bajyanye hari ibyo bajyanye cyangwa se barabijyanye uretse ko ntazi aho babijyanye ariko barabijyanye ubwo rero umusaza aranyibukije atuma nibuka kuko ayo mateka hari ahantu yakandagiye kandagira ko mu by'ukuri koko bamaze gutaburwa Kanjogera koko umugogo we bamusize hari ariko ibintu byari biri mu iriba ni imva y'umugabe twajyanaga na hariya bakaduhigika bakabyoza neza bakabifotora ubwo n'abiru babyozaga oya n'uwo bazungu twacukura nibo babyegereye batwigizagayo bakoreshaga amazi asanzwe cyangwa bari bafite imiti idasanzwe amazi yabo n'imiti yabo bizaniye ari umuzungu uwo muzungu yatubwiraga ko ngo yari umuprofeseri ngo wize ngo w'iburayi ni umubirigi yitwa Francis Van Noten nuko yitwaga umubirigi birahagije na madamu we bari bari kumwe ariko bamara kubona ibyo bintu tukigira hariya nyine bakabyoza neza bagashyiraho n'ihema tutabibona uretse ko nuko bimeze ubwo rero nari ngisa n'uwuzuza koko nkubwira ko ayo mateka nanjye nayo akandagiye hano ko umugogo wa Nyirayuhi Kanjogera bamaze kuwugeza hejuru nyine barawutunganya nk'uko bivuga bavuga ko rero ibikoresho basanze mu iriba rye uretse wumve yego rwose barawushushanya neza barawuhagarika n'igihanga cye n'iki barafoto ya foto twabonye hahandi hanyuma rero ibikoresho babijyanye muri Musée Terivene mu Bubiligi rwose ntabwo namenya ngo cyokora harimo akahoro k'urunana n'inuza n'utundi n'inyashi n'ibiki byose ntazi bavuga ko n'icwende harimo n'amacwende Van Noten ubundi avuga ko ubundi yagomba kuba arane kuko ubundi ibikoresho byose bajyanaga mu iriba ry'umwami cyangwa umugabekazi ikintu bajyanyemo cyagomba kuba kitari igiharwe cyagomba kuba ari 2, 4, 6 umubare utari igiharwe hari nk'uko nagumye kubishakashaka nanjye nshakisha birashoboka ko uwo mugogo wa Kanjogera hari abantu mbere bashobora kuba barahasagariye bakacukura bakagira ibyo bakuramo kubera ko Van Noten avuga yuko yasanzemo amacwende 3 aho kubane kandi ubundi bari bamubwiye ko arane kandi kuko niko mateka bivuga agomba kuba ko atari igiharwe kandi basanze uko Van Noten abivuga ko umugogo yarawubonye nyine arawupima areba ibintu byose asanga amenyo ye amwe barayakuyemo Kanjogera ari ku ruhande n'ibindi bintu agenda agaragaza nyine ko hari abantu bashobora kuba barahasagariye bakagira uburyo bahasagariye bakagira ibyo bangiza musaza rero niba hari ibindi rwose baramushushanyije neza baramuhagarika ariko batwigizagayo natwe twarebaga nk'uko bari abantu ariko byibura ukabibunuka ugahengereza ukagira icyo ubona byonyine kuba atubwira uko bawushushanyije neza bakawufotora kandi iyo foto koko irahari imeze gutyo neza nawe macwenda 3 aragaragara n'udukoresho twose yavuze turagaragara kuri iyo foto ngira ngo rero twakomeza nyine kuko wenda icyo twakongera nuko uyu musezero wa Rwabugiri n'umugore we Kanjogera byari bikoze urwunge rw'ikintu kimwe babifatanye noneho ho bakoreye umuhanda nk'uko gukomeza bawucishamo hagati bisa naho bitatanije icyari ubumwe kibaye ibintu bitatanye mbona nko mu buryo bwo gusibanganya amateka ko twabibonye ahantu henshi urabizi naho ubundi byari ibintu bimwe cyane ko uwo muhanda nyine bawunyujije hano iyo migogo yombi yaramaze kuhagera kuko umuhanda bawunyujije hano mu 1936 mu gihe Kanjogera yahageze mu 1933 imyaka 3 mbere Rwabugiri we yahageze mu 1895 amaze gutanga amateka yatanzwe tuzayavuga
mu zindi nkuru ngira ngo inkuru ikurikira. Muzehe Bernard ibyo kwa Nyirabikanjogera imitabazwe ye n'imitaburirwe ye si ibyo yabwiwe yarabyibonewe n'amaso ye. Babikoraga nk'akazi bari bahawe ikiraka bahemberwaga. yitwaga Kwabazi. ni kwabazi cyane ko bazi iki yahise ajya gutura he barahamuvana bashyinguramo uwo mwamikazi. ni umugabekazi yego ni ukwisobwamo gake n'ibisanzwe ahita bamubwira ngo genda wubake hariya dore hariya ubone imibyari batigirayo bamushingiramo bamwigirije bapimanyije nuko umutware we Rwabugira ari hariya ibyo n'ubundi mubwira niko byaba biteganijwe ko iyo umugabekazi atanze asanga umugabo we aho yatabajwe nubwo hose atari ko byagenze ariko urumva ko kuri Kanjogera byarubahirijwe kubera ko yasanze umugabo we Rwabugira hano nyine. naho abazungu babibonye bake nabo bacishamo umuhanda guca bacisha muri ya muhanda mo hagati ariko n'ahandi hepfo twabonye burya nabyo hepfo hariho ahandi haruguru bikari nabyo babiciyemo kabiri kuriya Aho mwacukuye ni hehe hano kwa Kanjogera? ni nka ndabona ni mu byahangaha aha hari ibintu by'ibivumu bigaragara rwose ukuntu babirinda aha duhagaze naha byari nuvuga ngo kiriya ni igishoboka cy'ibyahoze hariya kwa Rwabugira. Ubwo twabisanisha n'umusezero wa Rwabugira kurusha uwa Kanjogera. ni ukubisanisha n'ibyo urumva ko umuhanda wanyuzemo urumva ko umuhanda utarahaza mu by'ukuri urugo rwo kwa Rwabugira rwagarukiraga muri ibi bice urwo kwa Kanjogera rugahita rufatira aho hari biraboneka rwose. umuzi wacu wanyuze hasi ari murabizi ibi bintu ni ibintu bibereka yuko ni rwose ni igihamya agaragara neza kuko iki cyo kiraboneka rwose ni umuzi n'ibyo biti aha hari iminyinya izengurutse aho hose yayigize ruguru Umusaza Muyombano nawe arabizi rwose ndetse we ngo bari n'inshuti, ndavuga yari inshuti na Francis Van Noten kuko bashoboraga kumvikana mu gifaransa cyo kwa Van Noten. umuzungu uri washakaga ngo Rwabugira hose yarahageze kwa Kanjogera kwa Rwabugira no kwa Mutarase mugisha no kwa twari kumwe umuzungu ningishaga na ruguru yakunda n'umwarimu ningishaga hari aho Rwabugira ari kagira Imana kwa Rwabugira narahageze nanjye umugogo we narawubonye. umugogo wari ubonye narawubonye rwose aho utaburwa neza wari uhari yarawutaburuye barabyoza na Nyirayuhi niyo yabonetse wumva ahandi ubwo hari ryari neza niba 69 nibyo koko uwo muzungu niho yaje 69 ubwo icyo gihe amaze iyo migogo amaze kuyibona akora ibyo akora yayisizaho cyangwa Rwabugira bamushijemo rwose ndibizi bamushubijemo ko Nyirayuhi baramwongeshe yari umubiri we ukigaragara rwose ko wenda nkunganiye Nyirayuhi Kanjogera we yahatabajwe mu 1933 umubiri wari ukigaragara neza mu gihe Rwabugira ari inyuma gato mu 1895 yego byari decompose nubwo yatubwira ati umubiri we n'amata y'amagufwa y'inanga ati na acide irayarya cyane twari namanukanaga yacumbika ku Rwesero akaza akanjyana mu modoka tukajyana mu Rwanda. uwo muzungu wowe wibuka izina rye Van Noten ngira ngo niho ni Van Noten nibyo Van Noten. Muzehe Bernard wahawe ikiraka cyo gucukura umugogo wa Kigeli Rwabugira n'uwa Nyirabikanjogera yabonye amagufwa yabo rwose ndetse na bimwe mu bikoresho byari mu iriba ryabo yarabibonye, cyakora ntiyamenye irengero ryabyo. Francis Van Noten ntacyo avuga ku byerekeye irengero n'amaherezo y'imigogo ya Nyirabikanjogera na Kigeli Rwabugira. Cyakora hari icyo avuga ku byerekeye irengero ry'ibintu byakuwe mu iriba rya Kanjogera ndetse byinshi muri byo arabirondora. Avuga ko basanze mu kanwa haburamo amenyo 3 ya ruguru, akavuga kandi ko harimo n'iryinyo rimwe basanze mu ruhande rwo mu mugongo, no kuvuga inyuma, kandi iryinyo tuzi ko riba mu ruhande rw'umuntu rwo ku gice cy'umutwe cy'imbere, ndetse ngo hari n'ikijigo kimwe basanze mu keso karambitse inyuma y'umutwe we. Iyo usesenguye usanga ibyo bivuze ko na mbere y'uko Francis Van Noten aza gucukura umugogo wa Kanjogera hashobora kuba hari abantu b'inkubaganyi nk'aba bandi bose twagiye tubona batagira icyo bubaha, bashobora kuba barawusagariye bakawucukura ndetse bakanawushinyagurira
kuko kuba mu gihe cy'imyaka 36 gusa amwe mu menyo yaravuye mu mwanya wayo, amwe bakayasanga mu irugu, andi mu keso, si ibintu byakwikora ubwabyo byonyine. Ibyo ntibishoboka. Ikijigo ntigishobora kwikura mu kanwa ngo kigende cyishyire mu rweso ruri inyuma mu mugongo. Byanze bikunze hari inkubaganyi zabikoze, kandi ubwo ni ubushinyaguzi. Van Noten rero asobanura buri kintu cyose yasanzemo, kagaragaza ibipimo bya buri kintu mu burebure n'ubugari bwacyo, ibyo mu bwoko bw'ibibumbano, ibicurano byo mu butare n'iby'imitako n'imirimbo bya Kanjogera. Akavuga ko ibyo byose babijyanye mu nzu ndangamurage y'ahitwa Itervuren mu Bubiligi, ngo ni mu gihugu cy'iwabo mu Bubiligi, kugira ngo babikorereho ubushakashatsi. Mize ya Tervuren irimo umutungo w'umurage w'amateka yacu mwinshi, ikaba iherereye muri province ya Brabant Flamand mu nkengero za Bruxelles mu Bubiligi. Avuga ariko ko igikanka cya Kanjogera ngo bagise aho ngaho, ndetse ntibagishubije mu mva, ahubwo basize cyanitse hejuru. Ntekereza ariko ko kitagumye aho ngaho igihe kirekire, kuko iyo bigenda gutyo ba basaza bari ko barakomeje kubona amagufa ya Kanjogera, nyamara ibyo ntabwo babitubwiye. Birashoboka rero ko muri ibyo bihe umubiri wa Rwabugiri n'uwa Kanjogera bishobora kuba byarajyanywe i Butare muri Neresi. Isezero yabo irimo ubusa, ndetse yabaye umusaka, yuzura uruhehe, urwiri n'ishikashike. Cyakora vuba aha ngaha umusezero wa Kigeli Rwabugiri hari abagize igitekerezo cyiza cyo kupfa gasoni bahubaka akantu k'urwibutso. Ariko se buriya ni ibyo gusa birahagije? Abashinzwe iby'umurage n'amateka se buriya babona bihagije? Akarere ka Gicumbi kumva bihagije? None se ko imwima wa Nyanza ku musezero wa Mutara Rudahigwa na Gicanda hatunganyijwe hakaba hasurwa hakabika uwo murage, harya buriya umusezero wa sekuru Kigeli Rwabugiri na nyirakuru Nyirayo Kanjogera, ndavuga sekuru na nyirakuru ba Mutara Rudahigwa, niyo ikwiye guhinduka umusaka bikarangira bityo gusa? Reka tubitegereze tubihe igihe, wenda ababishinzwe hari icyo bariho babitekerezaho. Cyakora burya ngo ijambo ritinze mu kanwa rihinduka inkonda. Ariko se umugogo wa Kigeli Rwabugiri na Nyirayo Kanjogera yagiye hehe? Iri hehe ko itabarizwa iwayo i Rutare, kandi Van Noten akaba atarayijyanye Tervuren nk'uko yajyanye umubiri wa Cyilima Rujugira? Wowe se utekereza ko iri hehe? Byaba ibyakuwe mu iriba rya Cyilima Rujugira isa mu cyamu munsi y'agaseke, ndetse n'ibyasigaye by'umubiri we, byaba umubiri wa Nyirayo Kanjogera ndetse n'uwa Kigeli Rwabugiri, ubu byose biri mu ngoro ndangamurage y'u Rwanda y'i Huye. Bamwe mu bajyaga bahasura mu bihe byashize barayihabonaga, yarasurwaga, ariko ubu ntibigishoboka. Ariko na bamwe mu bahayoboye ndetse n'abigeze kuhayobora mu bihe byashize barabinyemereye ko ihari rwose. Nagerageje gushakisha kumenya uburyo umubiri wa Kanjogera n'uwa Rwabugiri yaba yaravuye i Rutare ikazana Huye, nshaka kumenya abayizanye n'umwaka byabereyemo n'inzira byanyuze, ariko sindabona uwabinsobanurira neza. Icyo bamwe mu bafite akanunu kabyo barimo n'abigeze kuyobora inzu ndangamurage bambwiye, nuko bazi ko iyo mibiri yahoze mu kigo cya Ineresi, hanyuma mu 1988-89 ubwo inzu ndangamurage iriya nyine tubona ya Huye yari imaze kuzura, iyo mibiri bakayikura muri Ineresi bakayizana mu ngoro ndangamurage, ikaba ariho iri n'amagingo aya. Turacyashakisha kumenya ibyo bintu. Waba hari icyo abiziho kirenze ibi ngibi yazaturya akara akatwunganira, cyangwa se nawe akabitangaza mu nzira ze maze natwe tukabimenya. None rero twibaze, wibaze nanjye nibaze, n'undi wese yibaze, ko ku Rutare rwa Ndaba hari agasigisigi ko kuhabungabunga, Rutare rwa Kamegeri bikaba uko, ndetse abantu bakaba baragerageje gukora ikibumbano cy'ikirenge cya Ruganzu gihagarariye umurage w'amateka y'ikirenge cya Ruganzu nyine kigaterekwa hariya, ndetse hari imwima na Mushirarungu wa Nyanza ku musezero wa Mutara Rudahigwa n'uwa Gicanda hakaba habungabunzwe, n'ahandi henshi ho muri urwo rwego habungabunzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harya buriya Rutare na Nyansenge hatabajwe aba bakurambere bacu turiho tuvuga aha ngaha, hakwiye gusigara ku izina gusa hagahinduka umusaka hakibagirana burundu koko? Buriya ntihakwiye kubakwa igicumbi cy'umurage wayo mateka wo mu rwego rwo hejuru, ndetse rwaba icyitegererezo mu karere rugahuruza amahanga? Usibye umwami Kigeli Rwabugiri n'umugabekazi Nyirayo Kanjogera, abandi bami 4 n'abagabekazi 3 batabajwe Rutare mu bihe bitandukanye, hari Rurembo, Kayenzi, Rambura, Nyansenge nyirizina, Kabera na Gatwaro. Imisezero yaho ikwiye kwibagirana burundu koko? Cyokora iyo ntitubabwira ibyayo byose ubu ngubu, ariko nayo tuzabibabwira ubutaha,
ubu turi Munanira na Munini gusa kwa Kanjonya na Rwabugiri, ibindi naho ubutaha. Ntekereza ko bibaye bityo hari ahantu hagaguma gutyo gusa, twaba tutazi icyo kubungabunga umurage w'amateka bisobanura rwose. Byaba ari bya bindi byo kwita ku kamanyu k'umutsima ugahusha icyungo cyawo cyose. Abantu bava impande zose z'isi bakajya kureba piramide zo muri Egiputa, izo nimva z'abafarawo ba Egiputa. Abo si abamarayika ahubwo ni abantu, ni abami nk'abacu ahangaha. Icyo hariya baturushije gusa ni ukumenya guhesha agaciro umurage w'amateka yabo n'ibyo bemera ndetse bakanabitwemeza. Kandi mu bajyayo harimo n'Abanyarwanda, niba baba bataranajyayo ariko bafite amatsiko yo kujyayo. Abantu barahaguruka bakajya kureba abafarawo batanizeye neza niba ari bo koko, ariko nyamara twe tugifite imibiri ya bamwe mu bami bacu y'ukuri kwa vuba ahangaha, ikaba yibera mu bubiko. Ese buriya bigumye gutya gusa, abo mu bihe bizaza bazasobanurirwa iki ku by'uwo murage? Bawushyiraga ari nk'ikimenyetso wenda cy'umusaraba, nk'uko uyu munsi turi gushyiraho umusaraba, bawushyiragaho bagendeye ku ki? Ese bazasobanurirwa nande? Abazabasobanurira se bo bazifashisha iki mu gihe nta rwibutso rufatika kandi ruvuga rw'ayo mateka ruzaba ruri ahantu aho ariho hose, cyane cyane aho rwari rugenewe kuba? Turamutse tutumva ibi bintu ngo tubihe agaciro kandi tubikore bwangu bigishoboka, twaba dufite ikibazo cy'imyumvire ndetse twaba turi ba nyamwanga iyo byavuye, wa wundi ngo banze n'uwamuhaye inka. Turatera amasaka inyoni, nyamara amabondo y'ibigega byacu aho bangana. Niba dufite amahirwe yo kuba tugifite imibiri y'abakurambere bacu bayoboye u Rwanda rwa kera, tukaba tugifite Cyilima Rujugira wo mu kinyejana cya 17, umwe wavuze ngo nta byera ngo de, ndetse akongeraho ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, n'ibindi byinshi tumukesha. We na Kigeli Rwabugiri bakaba ari bamwe mu bami bacu b'ibihangange, barwaguye bakarugeza iyo ruterwa inkingi n'inkenke, ba bandi tuvuga mu ndirimbo yacu Rwanda nziza. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uva mu bukombe. Abo bose tukaba tuzi aho ubwiru bwateganyaga bagombaga gutabazwa, kandi hakaba hanegeranye rwose. Aho hantu hakaba hagihari kandi tukaba tuhazi. Bimwe mu byakorwaga mu mihango y'ubwiru bwo kubatabaza bikaba bigishoboka. Tukaba tugifite n'amahirwe adasanzwe y'uko tugifite abantu bo mu bisekuru by'abiru b'abatsobe bari bashinzwe iyo mirimo. Ndashye twarabiru none Kigeli rero Warubimbura. Aha, izina ryiza cyane. Muhundi. Ibyo birahagije. Nkindi muyombono barubasuta rwa ruseka bahunga rwa muhonde warirya byarucura rwa bumbogo sekara mudika mungarura banyaruhungura ya Rutsobe. Ubwo murababirya. Murabatsobe babirya. Nko kwabirya. Nibyo rwose. Urakoze cyane. Ni kuki aba bakurambere bacu batahabwa icyubahiro cyo gusubizwa ku gicumbi cyabo, dore ko ari no mu karere ka Gicumbi? None se bizakorwa bite mu gihe abakibuka uwo murage bazaba batakiriho? Aba bakurambere bacu bakwiye gusubizwa ku gicumbi cyabo, bagahabwa icyubahiro cyo gutabazwa mu cyubahiro, bagasanga abasekuru babo bahababanjirije, kandi mu gihe byazakorwa ukundi bakajyanwa ahandi ku mpamvu iyo ari yo yose, byaba ari amakosa rwose, byaba ari ukugoreka amateka n'umurage w'amateka. Bakwiye gusubira Rutare na Nyansenge rwose, bagasanga Kigeli Mukobanya, bagasanga Mutara Semugeshi Muyenzi na Kigeli Nyamuheshera, Cyilima Rujugira agasanga umuhungu we Kigeli Ndabarasa n'umugore we nyina Kigeli Rwesero, Rwabugiri agasanga ise Mutara Rwogera akajyana n'umugore we Kanjogera Injonge, bagasubira aho bahoze, tukajya tujya kuhabubahira no kubibuka, maze nabo bakatwibutsa bababanjirije. Ahangahe Rutare hari amahirwe y'ishoramari n'isoko y'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo bw'umuco n'amateka, amahirwe adafitwe na benshi. Harabura iki ngo uyu murage udukamire? Ni amahirwe tutarwanira n'uwo ari we wese mu bo duturanye. Ndahamya ndashidikanya ko Cyilima Rujugira, Kigeli Rwabugire Inkotanyi cyane ndetse na Nyirabikanjogera Injonge bashubijwe ku gicumbi cyabo muri Gicumbi ku misezero yabo ya Rutare na Nyansenge nk'uko ari ku bwiru bwabageneye, ndetse n'indi misezero yaho kandi dore ko ari myinshi igahabwa agaciro mu buryo bushoboka. Rutare na Nyansenge byaba ihuriro ry'isi ry'abaza kureba uwo murage utakiri henshi muri ibi bihugu. Abo bireba ntibabitekerezaho rwose,
uyu murage uhabwa ikindi cyerekezo cyane cyane kiganisha muri gahunda ya Visit Rwanda. Abo mu nzego z'umurenge wa Rutare, abo mu nzego z'akarere ka Gicumbi, abo mu ntara y'Amajyaruguru, uyu murage ntukwiye kurangira gutya rwose. Ariko n'abahandi tuzababwira byinshi byo mu murage w'amateka mufite aho ngaho iwanyu mutazi cyangwa se muzi igihushuka. Abatekerereza gahunda ya Visit Rwanda, genda babwira nti bene guhiga dore urukwavu. Visit Rwanda mukwiye kuyambutsa Mwange mukayigeza Rutare na Nyansenge, ikwiye kwambuka Base mukayigeza mu ngando za Mushongi, ikwiye gucyama Ntarabana ikagera Butanga mpundu ya Buriza, mukayihoberanya na Kibwami ikarandaranda umucyamu igashinga imizi mu Kisigiro, umuganda wo mu ntanzi z'urugo ikawushinga Iremera y'Abaforongo no kuri Ngabitsinze Abanyoro. Ikwiye kwambuka Mugera igafata Gatsibo k'Imitoma, ikwiye kwambuka Rushashe ikagera n'ihuro ya Bumbogo ku murwa mukuru w'umuganura. Umutima w'u Rwanda wose nakwirwa ngira icyo mvuga kitari cyuko hakwiye nyine kuba umutima wa Visit Rwanda, ariko nyine ikwiye no kwambuka Kayumbu igasesekara Igaseke na Gasiza, kuko n'ubundi ariho ba Mutara na Kirima barimbishirizwaga mbere y'uko igihe kigera cyo kwambuka Nyabarongo na Mwange bagana Rutare Nyansenge. N'ahandi henshi Visit Rwanda nihatubaza tuzayibwira, nituyoboza tuzayirangira, kuko twifuza ko yakwira u Rwanda rwose ikagera no hepfo iriya igashinga umuganda ikiruri cy'abasizi, ikongera kuhatera intebe y'abasizi, yashaka ikagera no mu twicaramo twa Nyaruteja n'ahandi henshi mu gihugu. Nibanguke rero intege z'abacukumbuzi zitaraba inteja, nibanguke tuyereke ibyahishuwe, nibanguke ibirari n'inkora bitarasiba. Abakambwe baho batweretse byinshi, natwe tuzakomeza tubikugezeho uko iminsi ihita indi gataha. Iyi yari Rutare na Nyansenge, jyewe ndi Faida Jean Damascene. Komeza kubana natwe tukwereke ibyo utazi utabonye. Kurisa kurisa umugabo ni rusumbo nyamugabo ni gikaka cy'inyanduga n'ubifura mukuru